mwavanze iyo iki pati tsumano wo mukapo naza n'ubugo ginzaho mushidura man zagutamo yo wala icyo kiniga kigomba kwicara kikiga cyicare kige nimba ari n'igisane cyawe kirabura ibintu by'amakore ibintu by'amahesa kireke ibiyobyabwenge imihanda none se aha These my people, this is King B TV comedy again. Yes, uko mumenye rero ni wa muhungu wanyu King B Alan Rashid Asha Password Kayihura Saidson. Uyu munsi tukaba twabazaniye ababogari babiri, abahungu babiri, murabibona ibo ruhande rwanje rumwe n'undi ruhande hariho abakapo. Baratangira bibwira ubundi batangire bavuga amazina yabo, ubundi batubwire n'ibintu byinshi batubike kabisa. Reka duhere kuri uyu nguyu. Yes, tangira wibwira abantu. My name is Kagofero or Gashapo. Gashapo bimeze biteze? Meze sawa. Uno se ko ndi uri kunywa imitobe man cyangwa ni cocktail? Ibyo byihorera. Ibyo ni biki turi kunywa? Ibyo nago bikureba bavuga ibikureba. Ndagaske twagiye nare bari ikindi gisambo. Reka turebe wowe witwa ndese man. Amazina yanjye ni Kagabo Elias Rizi. Wakongejwe se kapo nago turimo turakumva. Amazina ni Elias Kagabo. Elias Kagabo bimeze biteze? Fresh cool. Ni cool. None se Kagofero muraziranye se? Icyo gisanisa gisani njya nkireba kikatisa kuntu urabona inziranye nizo mbo twagiye Kagofero urabivuga iki? Iyo mbo nago nziranye nayo netoke. None se Kagofero usanzwe ubukora uri gukora udukize? Ke muzima busanzwe ngende umukomedi. Izina Kagofero ryaje riteze? Jewe nuko nkunda kwambana ingofero. Wari wambona nambaye ingofero? Nago ndabona icwanga rya ritarimo ingofero. Icwanga ryanye ntuzapfuna ribonye uzaribonesha iki surareba. None se umva banzo ndabure nyine ubuzima busanzwe ngukina comedy ukinira hese ubikora gute mbwire tubwire? Nyinira imbere ya kamera. Hagana hese? Muri quartier. Mukinira kuyihe channel se? King B TV comedy. King B TV comedy. None se nka King B TV comedy ushinzwe mu iki ukora iki mu bijyanye ni? Je banyita mubi cyane wakekemba umwanditsi. Umwanditsi. Urani we wandika ibintu mukina? Byadanje. None se kapo wowe ngo bimeze gute se? Fresh. Ase kuvuga gake nka ora bitari wakina. Ega kantu kakagripe na n'ubusenezite wabwanyatatse ako ahandi ni kuru nta birenze. Ariko Kagofero ngaragukubye. Kiyombo bose iyo ni marine yo kumuhanda no yireba nguri marine. Wowe urazwi wakinya cece cucu worazwi nta muntu. Oya se buretse mwihangana buretse mbanze none se kucyo mwita marine ma. Ora uyo ubundi no hari amugasya. Ase ko mutari kunywa mani ko mutari no hari amugasya. Ora tunywesha nkanda ariko mugasyata nguru wo mugasyata. Gaskata mabya yawe nge ndo mugaskata. None abakapo nazanye uyu munsi ndagase uyu munsi muri unatera namangu mihari. Yabibaye ngombwa umuntu wanamuceka neza nubwo kinsumba urajya iramisatse umuntu ntiyafata akayicundegaho. Reka je no se ko rwano beka ari icyaha mani. Icyaha ariko kirakorwa nagusambana n'icyaha ariko muragikora. Bande se je ko najya sambana ndi imanzi. Uri imanzi no kumasazi hose da. Niko ngongo iki? Naho se bundi. Cyo gisani rero. Sha. Mubwije ukuri. Akuritonda cyane mani. Ubundi baravuga ngo abantu badafite imbaraga nibo birata. Ako kantu kukumva. Uri ugiye ku munzani we amagarama yiwe no kuyagira gutya ukazunguza ukanaga ku musenyi ibintu bigahita biva mu nzira. Noneho bamupima mu marobo mu magarama pana marobo. Urumva ko nagusuzuguye man. Kakagabo kandi nibyo bavuga uti imbwa ziragaragara. Wowe ubungu bari nge nawe wowe ni zina wubatse. Tekeza uvuga uti wowe uri kumwe na Kagofero. Byanye nicyo cyubahiro ufite. None se nanjye yarambwiye ati ndashagura na Kagofero nkamungonga. Umva ikintu yambwiye ikintu cyambere cyo nguri fake ngura wasamye we gashaka kukurabura nyine. Ashagura nanjye ndi fake nshakira iki? Natubwire nyine. Oya mumbabarire cameraman ashire hariya kwa buri abukeci yatuyemo. Oya rawe wiseserezanya turabure we warambwiye ushagura na Kagofero. Kabutura none se ubu umuntu ufite amafaranga babinamugaragara. Nkawe nkukuntu ba wifunze. Imba nakegeranyije umusatsi wanjye nakubiseho ntarebe. Ako surareba. Ase ko mutanywa mani baba kopye muri gutinya ko zishira. Munywe umuranisha ndabagurira. Ndabata muri ko Kagofero. Ese baruswera wallahi. Icyanya cyaruyiboreye reba shakete bro reba shakete. Reba umwate ndaga. Umva se. Oya cameraman natari bagushuke. Oya reka manze nkubaze. Ceceka manze nkubaze. Mutangireza. Dore umva se. Cyo gikapu umwate wacyo wabikamo 5 ndagaswe bikaburira. Ibumbi 5 by'amanyarwanda. 5 by'amanyarwanda. Akajya mu $100. None bazawite mwate bank. Mwate bank. Ako kakubwire bro.
kagofero uyu ngo kagofero ni kagofero ariko ngo yubatse izina mani zenare narazwi gaceze ujye ubwesikoro ryo rirahari reka kiresi umutubuzo original nguretse kamuvanga kina amafilime we watuburiye nde ubwo wowe urazwi oya nawe ngacano hose baranzi wowe bayitwa ngo eke ibicyarya ngo yitwa nduramuzi wande ntago menyana n'ingegera toka nguri ingegera sha oya aravuga ibyazi kwa kuri ingegera koko ingegera se kandi oya nanone aho ipe tubona gutyo iranimbo bitkiraje usora akavuga uturingege niwe yayikoreye reka je aze kabona amagambo yagushiranye bigaragara amureba n'ubundi umuntu umwe sikora abafite ubuntu bwinshi ari bw'uburingusha mu baturage akabakuramo amafaranga nago wapfa kumutsinda afite urunwa icyo bita urunwa rugeretse ariko uko mbibona muri bona jombane ndagaza kariya ko uretse kumuririmbira wa mabyiwe bamushyireho na wangegera we wa mabyiwe ese ko mutari kunywa ko mutari wowe mu mwenda bashyiramo ndabongereramo akantu mwabintu aka kabonye ageze hano muri interview nta handa kazi reka je undi yigiraga mu bigage by'ibintu basize umuhaye iposho agira umugore se iko kakapo kagira abagore reka je niyo mpamvu jye mba nivugira uti nta myaka 100 ntabyo gushaka umugore nzajya nzana umwe nikubitire nikomereza izanjye muri make urakaraye akaraya k'umugabo kabahose nawe uzanoze none suri iki none se ko wumva ngo kubita bikagira oya njye oya man urabona yashobora umugore bwami ngizangu uzayihora ni wawe gusa iyo njya gafite n'imiti gahereza abantu kubakura mu mufuka kageze no ku mugore wawe n'umwisikoro noneho kamusuhuza umugore akamukurikira reka urumva ariko kanakubiye rero wakobegwa se akazego z'umutekano ase ni gute nawe uri icyamamare bakagutunga intoki ugaheza oya namureka nese mukubite nese ntiwamushobora nyine ngaho oya mutarwana najikubita burayi oya kurwana byo ngo yagupima mu marobo mani ni cya kibazo yanpima mu marobo yagupima ni wagaterura dore ubunda ko icyo kazira ni za kore nyinshi kanywa kore se ama essence kajugunyamo reka je buriya ejo bundi karambwa ngo nkatemo ngo ibintu by'ibure ngo nkarabura ahantu ndakubwiye uti we karivu ngezo dirusinjya nzikina mubwiye uti genda izanjye nanjye nigendera izanjye kaba kamamagara koro kaba gashaka none se kaporika twireka twivuganire kamwibarize ubundi nkawe nka kagufera nuwe mu comedy ukwespera tu nuwuhe wumva uzamera nkawe cyangwa uzaba nzamera nkawe buriya Nsabi ndamwemeraga cyane Nsabi niwe wumva wemera ariko Nsabi nubwo mwemeraga na Nyagiso ndamwemeraga cyane ariko muri abo ari Nsabi na Nyagiso umuntu wemera nini ni Nsabi oya ni Nyagiso ariko Nyagiso mba mbura ikintu namwigira ako Nsabi mba muntu tuntu muri make Nyagiso nta kintu avuze oya Nyagiso arakivuze none se ukabura icyo umwigiraho Nyagiso niwe wazamuye abakomediya bose bari muri uru Rwanda wabubona bose ibyo se wabikuye hehe ibyo nabimukuye niwe wabikubwiye se tujya dukorengana mani tukavugana mani aya gaceze urabeshya mva ndagazwe ngo ndagaceze n'ubwa mbere wambonye nceza ze wakino niko none se wowe mu buzima busanzwe urakora iki kapo wowe kagabo mu buzima busanzwe ariba kwibana none sha ngaho tubwire uburi gushyiramo ntago ari ingenzi ninyi nakuna ko guserezanya ni habanya ni intunza oya turabure ngewe ubundi bisanzwe nagavuga ngo nijwi rizi wavuze mu buzima busanzwe ngendo umukinyi cyangwa se umu acteur mu cyangwa film bya danje utwo nitwo tuntu nibera none se wowe umukinyi wa film wumva wafatira urugero ni nkande ngewe umuroromodo wanje ni bamenya ndamureba uba wumva ushaka kuzaba nkawe se cyane rwose mu maraso no mu mubiri mba numva ngomba kumufera kagufera mama nagupinga urabona uzabigera impamvu uriya impamvu arara amaborodire agira ubuhe n'ubundi impamvu yemera uriya musana intunza no hari igisenyi wabo yego Nsabi no ku nkombo oya nagaro ku nkombo Nsabi nawe urabeshya Nsabi no wahe hari Nsabi nzakubwira ikindi gihe aya mwese Nsabi niwe musanze mama ndabizi nagira ngo mbigutunguze umva mbanze mbarabure nyine ndaure ndabona impaka zanyu uyu mukapo none umure yawe ari kunukurukara ari kunuka ibibazo murabura ari ureba aho kuriya no rurarusuragiye ruba ruri gusanga amabya yase reka genda mushiti wanje rero nakuragura mama nubundi wowe ariko akantu karavangiye muri kumwe yarakwemeje akantu muri kumwe karavangiye nago byabora
mwavanzemo ikizi na kantu ka kanonza nyine kajya kajya muri abasi kavuge wavanzemo ikiyo kagufi je ntacyo navanze nge aya nawe seyo ni fanta gusa uri kumva yamaze gushya yari igomba gushya mane iryo nibanga ryanjye mane nibanga rya okay umva se rero reka tubashimire rero mwese mwaje mwabashe kwitabira dore urumva impaka zanyu n'uruzi rudashira reka tuzongere dukore part 2 none n'abatayemo n'amabyeri munywa byeri ndabona ubu cocktail sinze ngo mwavanze iyo part 2 mano uwo mukapo naza n'ubwo ginza umujidura mane zagutamo yo wala icyo kiniga kigomba kwicara kikiga cyicare kige nimba ari n'igisane cyawe kirabura ibintu by'amakore ibintu by'amahesa kireke ibiyobyabwenge imihanda none se aha reka manze mubaza kagufi nkawe kagofero nk'umukomediye icara wiga umva nkawe nk'umukomediye niki abanyarwandakazi abanyarwanda bakureberaho nk'ese nk'abana bari hasi yawe niki kintu bakureberaho nyine tubwire niki bakwigiraho ni nk'isomo ubahereza isomo mbahereza zari babwira muri part 2 yaho tubwire wowe wica mu muyaga reka twibarize ngo wowe rata nk'abafanizi bawe abantu bagukurikirana nk'umukinnyi wa filime ni iki kintu wabwira abantu n'ubuhe butumwa ufitiye abantu ubundi ikintu cya mbere ni discipline ugiye ufite discipline ibintu byose birikora discipline cyangwa indiscipline discipline yego buri ufite ntabwo wananirwa gutera imbere kwa ko n'ubundi ufite discipline naho umeze nko musani kagufera amaburu oya ni iki wasaba none n'iki usaba abafana nukwegera kuri King B TV Comedy bakareba ibintu byacu ibintu bikagenda neza bakorana ama subscribe na views okay merci beaucoup kabisa wakoze cyane MC Kagabo twari kumwe na Kagabo isi kagufe ni iki wabwira abantu ariko se nk'abagabo mwe ikintu nabwira abantu nuko nkabasaba kujya bakora subscribe comment shares bakadukurikirana cyane bagashyiramo utuntu tw'utumanyeri nyine n'utujongere byose babakurikirane he muri he babasanga he kuri King B TV Comedy abafana bawe rero gira ikintu basaba gira ikintu banza usaba abafana bawe kunkorera subscribe none se ni n'abafana bababwira ndakwaza ni iki abafana bakwigiraho ni nk'igiki wowe nkawe nkakagufa abafana banyigiraho nyine bakajya bareka ibintu mwanjye ibintu by'ibiyobyabwenge naho njyaho babireka none urubyiruko ryo komba nawe wamaze gusinda se nasinze wenda bana wamaze kuba kabisa yes guys rero reka tubashime mwese mudabimo kurikirana biganiro bya King B TV Comedy turi kumwe na MC Mr Kagofero cyane sezera abafana rero twikomereza bye bye ciao bye bye yes turi kumwe rero na Kagabo iruhande nawe sezera abafana shumi zanje reka tuwe tuwakatiye nyine ubwo ayo masirengi okay kuratanga kabisa rero aha ni kuri King B TV Comedy kora subscribe like share comment ubundi tujye tubana umunsi ku munsi mwari kumwe na King B TV Comedy umusani wanyu King B Alan Rashid Asha Password Kayura Side so nk'ibisanzwe nibo bagezeho ibiganiro biceka umunsi ku munsi ciao